kiriya kigabo kije kibutaza menya ari igisazi ntabwo si igisazi cyo kabaguriye kiriya ni ikijuru ako menya akana ataye nzi nka Kwisi Ariko mubwiza mfite ikibazo kindemereye nuko nyine muri hagati urayafite pasi ngani nanjye sina boss ko mfite wavuye mu kinde man babarira bakwishyuye rwose ndabizi ntabwo wagishyirwa wakora ibana wese mubeshya azatwishyura kwa gatatu nayo ntiyaga nawe ngo yemukire nayo ariko ubu ngubu boss wava mu kinde none se ngandebe mufuka nta kintu kirimo mifuka yaracitse dore naga kwikonyine nzanye utabyo imyanda imbere y'amarembo n'umuryango wanjye kumuri uri gusinzira icyo kibazo byanze urabona nyine umuntu abagiye no ku ndege agaheba rwose rwose ese babuze ibintu byo gukora byabuze bwose imbaraga zose zifite ngo akana ko gukora ubona yose do Yesu ngogenda uburo tuyatwanda ngaho tugenda tujye kuri kuraje gana tungaho kuraje Niwa, none ubisa bako barakize kwe. Bakoro no bavuga. Ubisa no mama ntakize kwe. Yes. uyu munsi mfite amafaranga menshi ugize ngo umugashire wanjye uri tugiye kuyaryoshyamo Yes way. Allo chérie. Ndashaka ko dusohokana tukajya muri iyo hoteli tukaryoha. Rahir. Ubundi ni wowe nzi. Uninze banguka. aha
gisa agashati wabonaga nta kindi cyo gukora nawe basi nawe reba ntuzongere kunyisha mu shiri wanyumvishe ko aya si mbabari unyumvishe aya wambaye silipa Yesu we basize bamwiko Nasa niyo muchanga niwe silipa reba neza wow cyane aha Yesu we kabaye muri Kigali ni ukunda gutemberera inaha numve ko hari ahantu yandangira hazima naza kugira ikibazo. Halo meze bite champo ya no munsi nanjye natembereye i Muhanga ariko nyine ntakubeshye ntago ndi kumenya ahantu nakiyakirira hameze neza nta hantu wandangira ndi hano hafi niho mpagaze hano icyapa ndakireba imbere yanjye sawa nimero ziriho reka ndakiriho mpahamagare nta kibazo kureka tumwe tuhagarare sawa murakoze tuje guest house tuje kuri guest house tugeze hano tubona nimero turahamagara none ndabona icyapa hariya cyabaye icyapa